Ubuzima, tunasoza episode ya kabiri y'amagambo akomeye cyane yavuzwe n'umugore ugezweho cyane muri iyi minsi no mu myaka yashize w'imyaka 38, na wundi yitwa Beyonce Giselle Knowles. Beyonce, umuririmbyi, umukinnyi w'amafilime, umwanditsi w'indirimbo, umuproducer, umumodo, umubyinnyi. Yatangiye gukora mu mwaka w'1997. Umutungo we ubarirwa kuri miliyoni 470 z'amadolari y'Amerika. Ni umugore wa Jay-Z, bafite abana 3. Ni umuherwe. Iyo ngeze muri aka kanya mbwira abantu muri mu makwasiteri ngo ongera volume. Nuriya muntu w'inyuma yumva ijambo ryahindura ubuzima bwe. Shoferi guturuka kuri ba padiri, ba maso, bandakaze, ba Faustin, ndagusabye ongera volume. Nuriya muntu w'inyuma yumva ijambo ryahindura ubuzima. Kubera ko uyu munsi ngiye kugaruka ku magambo yavuzwe na Beyonce, mvangamo n'igice cya kabiri cy'ayo magambo kugira ngo ibintu bigende neza 5-5. Uri tayari kumva amagambo yavuzwe na Beyonce? Uri tayari? Urimo urakoresha furaha? Niba uri tayari twagiye na Beyonce. Turi kumwe n'isabune ya furaha. Isabune furaha, isuku kuri bose na byose. Beyonce yaravuze ngo iyo buri kimwe cyose kimeze neza ntabwo ubasha kwiga, nta nubwo ubasha gukura. Buriya kugira ngo wige, ugire isomo wiga ku bintu bikubaho, nuko hari ibintu bigomba gupfa. Niyo mpamvu hari umuhanga wigeze kuvuga ngo ntabwo ajya atsindwa, aratsinda cyangwa akabikuramo isomo. Buriya gutsindwa bifate nk'amahirwe ya kabiri, kubera ko nibyo bituma ukura, ni nabyo bituma wiga. Yaravuze kandi ngo buri kiremwa muntu cyose ni cyiza, icy'ingenzi no kwita cyane ku yandi mahirwe dufite kuruta kwita ku bwiza. Buriya harimo abantu benshi bahora bita ku kureba ukuntu basa, akumva atandukanye na bagenzi be, akamara imyaka y'ubuzima bwe bwose akigereranya na bagenzi be, yaranze kwiyakira uko ari, uko Imana yamuremye. Kandi hari andi mahirwe menshi dufite aruta kurusha kwita ku bwiza. Buri kiremwa muntu cyose ku isi ni cyiza, icy'ingenzi no kwiyakira, hanyuma ukita ku yandi mahirwe dufite kuruta kwita kuri ibyo ngibyo bituma wumva ko utari mwiza. Beyonce yaravuze ngo isobanukirwe, ntugategereze ko abandi bantu ari bo bazakubwira uwo uri we. Isobanukirwe, ntugategereze ko abandi bantu ari bo bazakubwira uwo uri we. Hanyuma yaravuze ngo amakosa ukora niyo akuremamo umuntu mushya. Uba ugomba kuba mushya nyuma y'amakosa. Buriya ikosa ni ugusubiramo ikosa. Ikosa riguha isomo kugira ngo ube umuntu mushya. Uyu mugore yavuze ijambo rikomeye ngo ntukishyire hasi kubera isi. Urumva ijambo ry'ubwenge? Ntukishyire hasi kubera isi, kubera ko isi yo ntizarekeraho kugushyira hasi. Uri kumva iryo jambo? Iri ngiri ushatse ryaba ari naryo usigarana ryonyine. Ntukishyire hasi kubera isi, kubera ko isi yo ntizarekeraho kugushyira hasi. Wasoreza kuri iri jambo, ntukishyire hasi kubera isi, kubera ko isi yo ntizarekeraho kugushyira hasi. Ikindi niwishyira hasi kubera isi, isi uzayisiga kwa kundi yari imezeyo. Izaba yagushyize hasi n'ubundi birangire, yizagomeza ibeho, kuko waje uyisanga uzanayisiga, n'abandi baraje barayisiga, nawe uzagenda n'abandi bayizeho bayisige. Isi ntabwo izigera ivaho. Ntukishyire hasi kubera isi, kubera ko isi yo ntizarekeraho kugushyira hasi. Niko bimeze.
hanyuma uyu mugore yaravuze ngo ntugahora uharanira kunezeza abantu, ita cyane ku mutimanama wawe, ikikunezeza aba aricyo witaho kurusha ibinezeza abantu. Niba ikintu uri gukora kikunejeje, cyiteho kurusha uko wakora ibitakunejeje biri kunezeza abandi. Abantu benshi bamara imyaka y'ubuzima bwabo baharanira ko bagenzi babo babarebera mu ndorerwamo bagenzi babo bashaka. Umuntu ugasanga arakora ikintu buri gihe ari kureba amaso y'abantu, ese ninkora iki ngiki uriya muntu ari buvuge gute? Yego kiranshimishije ariko ningikora abantu bari butekereze iki? La 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 la. No, ntugahora uharanira kunezeza abantu, ita cyane ku mutimanama wawe, ikikunezeza aba aricyo witaho kurusha ibinezeza abantu. Wowe uri kubaho ubuzima bwawe, ntabwo uri kubaho ubuzima bw'abandi. Niba uri kubaho ubuzima bw'abandi, shaka ibinezeza abantu, ariko niba ushaka kubaho ubuzima bwawe nk'umunyembaraga, nk'umuntu uzi igisobanuro cyo kubaho, baho nkawe, reka kunezeza abantu. Hanyuma uyu mugore yaravuze ngo ibihuriweho na benshi si uko ari byo by'ukuri. Ukuri ni uguhamanyije n'umutimanama wawe. Jya uba umunyembaraga. Ushobora kubona abantu benshi kuri iyi si bahuriye ku bintu runaka, ari byo bagenderaho, imigenzo runaka niyo bagenderaho, mu idini usengeramo bagendera kuri ibi ngibi, mu muryango uvukamo ni ibi bagenderaho. Ibihuriyeho n'abantu benshi ntabwo ariko ari byo by'ukuri. Ukuri ni uguhamanyije n'umutimanama wawe. Umunyembaraga, bohoka, va muri ayo mateka yakuboheye mu bintu runaka, baho nkawe, baho ugendera ku mutimanama wawe. Icyo nicyo gisobanuro cyo kubaho. Hanyuma uyu mugore yarongera aravuga ngo gerageza utitaye ku ngaruka, kora nkaho wikorera, buri munsi ukoreshe nkaho muri buhembwe. Uzarebe umunsi abantu bari buhembwe ukuntu bakora. Gerageza utitaye ku ngaruka, kora nkaho wikorera, ikindi buri munsi wose jya ukoresha nkaho muri buhembwe. Niba uri mu kazi, niba wakaje wabyutse mu gitondo ukakazaho, kora nkaho muri buhembwe. Kora nkaho uwo munsi ari ku itariki uri buhemberweho. Buri munsi jya ukoresha gutyo kandi. Kora. Niba uri ku kazi, kora. Reka kurangarira ibindi bintu. Mu minsi izakurikiraho uzabona umusaruro. Hanyuma uyu mugore yaravuze ngo wavutse wambaye ukuri, uzasubira no mu nda y'isi ari uko umeze. Iri jambo ngo ryaramufashije kuba we wa nyawe, no kumva ko nta gihombo wagira uramutse ubayeho ubuzima ushaka abandi batagizemo uruhare, kubera ko uko waje ku isi niko uzasubirayo. Ni nayo mpamvu nta kintu wahomba. Kubaho ubuzima bwawe nta gihombo, ahubwo kubaho ubuzima bw'abandi uzahomba kuba warabayeho usa naho utigeze ubaho. Uwo ni Beyonce. Uyu mugore kandi yaravuze ngo byose wahombye byabasha kugaruka, ariko ikitabasha kugaruka ni ubuzima. Wa mugabo twavuzeho mu minsi ishize we yaravuze ngo byose wahombye byagaruka, ariko igihe ntabwo cyagaruka. Ibi ngibi ushobora no kubifatanya. Beyonce yavuze ko ubuzima aribwo butagaruka, wa mugabo avuga ibihe. Byose ushobora kubitwarira hamwe. Ibintu byose wahombye byagaruka, ariko igihe ntabwo cyagaruka, n'ubuzima wawe utaye ntabwo bwagaruka. Niyo mpamvu sigasira ibyo bintu uko ari bibiri. Shakisha ukuntu ukoresha igihe cyawe neza, n'ubuzima bwawe bugire neza, ibindi ubiharire Imana, ubundi ubeho ubuzima bwawe nkawe. Uyu mugore yaravuze ngo abantu bazakumenyera bakurikije uko wabiyeretse. Niba uyerekana nk'umunyembaraga nuko bazagufata, niba uyerekana nk'umuswa, nk'umuntu w'umurezi nuko bazagufata. Ntukarenganya abantu uko bagufata. Ntuzigere na rimwe urenganya ukuntu abantu bagufata, niko wabiyeretse. None se bagufata uko utabiyeretse? Ahubwo wowe niba wumvishije ijambo ryahindura ubuzima, gerageza uhindure ukuntu wiyerekana. Abantu nabo bazagufata mu buryo butandukanye n'ubwo bari basanzwe bagufatamo. Niba abantu bakwita umurezi, umuntu wa feke, umuntu w'umurezi, umuntu uri aho ngaho surubuni uri aho ngaho, impamvu bakwita surubuni nuko wiyerekanye nk'isurubu. Abantu bazakumenyera kubera ko wabimenyereje. Ukuntu wabiyeretse nibyo bazakwereka. Uri kumva icyo kintu? Nta muntu ugufata nabi kubera indi mpamvu iri ku ruhande.
niba wiyerekana nk'umunyembaraga nuko bazagufata, niba wiyerekana nk'umuswa nuko bazagufata. Hanyuma uyu mugore yaravuze ngo buri munsi wose ugira umwihariko waho. Bimeze nko kubaka inzu, uko uyitangiye nibyo biyiha kumera neza. Nutangira umunsi nabi, umunsi uzarangira nabi. Gerageza, njye nize ko igitondo cyanjye kigomba kuba cyiza kurusha ibindi bintu byose. Gerageza igitondo cyawe kibe cyiza kurusha ibindi bihe byose by'umunsi. Ndabizi neza uzampamagara umbwire uti Dashim, wambwiye ijambo ry'ubwenge, nanjye ndikesha ibitabo. Buri munsi wose ugira umwihariko wawe. Bimeze nko kubaka inzu, uko uyitangiye nibyo biyiha kumera neza nyuma. Nutangira umunsi nabi, uzarangira nabi. Gerageza igitondo cyawe ugikosore. Ibindi bihe by'umunsi ubitwara uko ubishaka, ariko igitondo cyawe ugikosore. Byuka kare, niba ukora imyitozo ngororamubiri uyikore, niba unywa amazi uyanywe, niba wumva umuziki wumve, ugire umwanya wo kumedita mu gitondo. Igitondo cyawe kiba kiri rishi, ufatemo ifunguro rya mu gitondo rishyitse. Ubundi bajya bavuga ngo mu gitondo ujye urya nk'umwami, saa sita nk'igikomangoma, nijoro urye nk'umurwayi. Igitondo cyawe kigire fresh, ubundi buri munsi wose uzajya uba ari amabara, uzajya uba ari amabara kandi y'umweru, ntabwo umunsi uzajya uba ari umukara. Igitondo cyawe kigire neza. Aya ni amagambo yavuzwe na Beyonce. Uri kuri City Radio 88.3, ngiye nitwa Dashim, turi mu ijambo